Abantu benshi iyo babwiye ngo hari online business zihemba neza ariko zisaba igishoro, abenshi bahita bavuga ngo igishoro ntacyo nabona. Guys, iyi website nkuzaniye ukinjira bahita baguha bonus y'amafaranga 500. Atayo 500 akenshi usanga atabikuzwa. Igisubizo ni oya. Aya 500 mu gihe cy'iminsi 3 ushobora kuyabyazamo amafaranga ari hejuru y'ibihumbi 10 bitewe na performance yawe. Kurikira skills ngiye kukwereka muri no video kuva itangiye kugeza irangiye kugira ngo ubashe kumenya uko ayo 500 ya bonus baguhaye wayabyazamo amafaranga menshi, ndetse ukabasha kuba nawe washoramo amafaranga ariko ufite icyizere ko uzajya wunguka buri gitondo. Guys, ino video nyikoze kubera abantu bambwiye ngo online business zidasaba igishoro naberetse, abenshi zirabagora ndetse ugasanga uburyo bwo kwikuza ntago bakunze kubugeraho. Ariko iyi ngiyi yo buri munsi buri gitondo uko ushatse urabikuza. Tekereza ko ushobora kubikuza ibihumbi 5, 7 cyangwa se 20 ku munsi. Ubwo ngubwo ndavuga ku muntu watanze igishoro cyinshi cyangwa se ku muntu winjiriye ku mafaranga menshi. Amaki yo gushora muri no business ni 500 nkuko nabikubwiye video itangiye, ariyo ya bonus baguha. Guys, aya 500 kugira ngo yabone bigenda gute? Nukureba link nasize muri comment, ubundi ukayikandaho ugakurikiza amabwiriza ngiye kukwereka muri no video, uburyo biyandikisha, uburyo bakora registration cyangwa se uburyo binjira muri website bundi bushya. Guys, reba ino video kuva itangiye kugeza irangiye urabasha gusobanukirwa neza nawe uko wakorera ano mafaranga. Muri make igishoro utangiza ni icyabo, gusa wabona ko website ikora neza ukabasha kuba washoramo nawe ukabasha gukorera amafaranga mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Guys, kadutangiye kugira ngo video itaba ndende. Guys, nk'ibisanzwe rero website yo kwinjira ni kwa kundi, link uyisanga muri comment. Iyo link rero nuyikandaho bahita bakugeza kuri website imeze gutya. Impamvu mise nzano ni ukugira ngo video itaza kuba ndende, nkwereka uko uri buze kubona link. Yes guys, nugera hano uri kubona hano hejuru hari ahantu handitse ngo hello, create a new account, register to get 500 nyine nkuko ubibona by'amafaranga y'u Rwanda ya bonus. Impamvu nuko ninjiriye kuri ino link. Ino link nawe nuyinjiraho, link nagwaye hano hareta hazamo code. Iyo code ni iri bubashe kuguhereza ayo mafaranga. Nkuko mubibona rero ahangaha hasi gato hari phone. Ahangaha urahashyira nimero ya telefone uzajya ubikurizaho muri make. Ahangaha kuri password urashyiramo password yawe usanzwe ukoresha cyangwa se indi password yose ushaka gukoresha. Ahangaha handitse ngo enter password again, ugukonfirma ya password neza wasizemo hano hejuru. Yes, aha hejuru kugira ngo bamaking sure neza ko utari rob. Ubundi hano hasi hari ahantu handitse ngo code cyangwa se enter verification code. Ahangaha ntago bayiguha kuri nimero nk'ibisanzwe kuri phone, ababizi basanzwe bazibaha kuri phone. Ahangaha ho bayiguha kuri website yabo ibiriho. Iyi invitation code niyo ubasha kwandika cyangwa se ino code niyo uhita wandika hano imbere, then bigata biba verification. Nk'ibisanzwe ngewe mfitemo account, nagira ngo nkwereke uko biyandikisha then dutangire dukorere ano mafaranga. Niwinjira kuri link yanjye umenye ko aribwo uri buze kubona ino bonus nawe ukabasha kuba wahita uyishora. Guys, kadutangire nkwereke ukuntu ibi bintu bikorwa cyangwa se uko wajya ushoramo amafaranga ukabasha kuba wakunguka mu buryo bworoshye kandi bwizewe. Guys, rero nk'ibisanzwe urahita uza hano kuri login. Ubwo ni umuntu ufitemo account. Ngewe kubera ko mfitemo account ndaza kuri login. Uri kubona hano ndashyiramo nimero, ubwo wowe uzajya ushyiramo za nimero wakoresheje wiyandika, then hano mite nshyiramo password. Gusa ibintu byanjye byose mbisevinga muri phone. Ndahita nkoraho then nkore login. Nimara gukora login mesengera ahantu hameze gutya. Ndahita nza hano hejuru nkande kuri kano kamenyetso ko gukupa cyangwa se ko kubivanamo. Guys, nkuko mubibona rero ndahita ngakandaho, then nimara kugakandaho ukinjira hano hejuru urahasanga amafaranga 500. Ayo 500 nayo baguha nk'umuntu wabo cyangwa se nk'umu membership wabo winjiriye kuri link, bivuze ko ari umuntu wagutumiye. Guys, rero ukigiramo hano uraza hano handitse ngo check in. Nukanda hano handitse check in y'umunsi ushobora gutsindira amafaranga guhera ku 10 kugeza kuri 30. Amafaranga iyo umaze kuyatsindira ahita aza hano.
tugejeje video hano ukireba ino video, andika muri comment section wandikemo ijambo ngo dukomeze, ubundi dukomeze video yacu musobanurire neza uko ibintu bikorwa 5 kuri 5 nta hantu na hamwe ucitswe. Guys, nkuko mubibona rero turacyakomeje muri website nkwereka uko ya 500 yawe ushobora kuyabyazamo amafaranga menshi. Hano hejuru nkuko mubibona mfite 1,100, 1,100, sorry nari mbabeshye, mfite 1,163. uhita uza hano rero kuri 500 yawe bagutangirijeho, uza hano kuri product, waza kuri product ukahakanda, uhita ubona hano handitse ngo invest, uri kubona hano hari 500. mu minsi 3 uhita ubona 1,000, washyiraho na cyane ya 5 washoye ugasanga abaye 5. ubwo daily income ya buri munsi ni 333. ubwo ayo ni kuri 500 yabo baguhaye. Noneho ku muntu ushaka kugura cyangwa se ku muntu ushaka gushora, ahangaha ino website irizewe. ushobora kuza hano ugashyiramo amafaranga 3,500 mu gihe kingana n'iminsi 30. ugomba kuba wungutse amafaranga 22,080 gusa. ku munsi bahita baguha amafaranga angana na 36, 368 gusa. gutya ndi kukwereka ukuntu ugenda ushora muri website. uri kubona amake yo gushora ni 500 gusa. ufite 3,500 ushobora guhita ushora aho muri 3,500 kuko niho batanga amafaranga menshi. ahangaha ntabwo ariho batanga amafaranga menshi, ariko ku bantu bagitangira niho baguha amafaranga nyine. ubona ko ku muntu utangiye ushora 3,500, 22 mu minsi 30 ntabwo aba ari make. hano hari izindi rero bashoramo 8,000. izi ni product ugenda ugura ukabasha gusoza iminsi 60 ukoreyemo 54,540 ku munsi. daily income ni 900. iyi daily income tuvuge ushoye kuwa mbere, kuwa kabiri 900 azaza aha, kuwa gatatu 900 azaha, ugazaba maze kuba 6, kuwa kane 900 azaha, kuwa gatanu then ushatse wahita uyabikuza. ntabwo ari ngombwa gutegereza iminsi 60. uri kubona hano harimo ahantu ushobora kwinvestinga henshi. mu 15,000 ku munsi ukajya wakira 7, mu 25,000 ku munsi ukajya wakira 2,800, mu 50,000 ku munsi ukajya wakira 5,800. then hano hari izindi ziba zihenze z'abakire zo 950 ku munsi wakira 126. umva ayo mafaranga ugiye yakira ku munsi. gusa twebwe cyangwa se abantu bari kureba ino video si ukubashuka cyangwa se si ukuvuga ko mutabikora, gusa icyiza ni uguhera kuri iyi ngiyi ya 20. iyi ya 20 nubwo itanga amafaranga make, iyi ya 25 gusa 2,800 ku munsi ntabwo ari make. tuje muri calculator tugafata 2,880 tugakuba n'iminsi 7. uri kubona ku cyumweru wagikorera amafaranga 20,160. nidukuba n'iminsi igize icyumweru, ukwezi, iminsi 31, uri kubona ko ku kwezi cyangwa se mu gihe kingana n'ukwezi kumwe uzajya ukorera 89,000. iyi website rero ndakugira inama yo kuyikoresha nawe ukabasha kuba wakunguka ayo mafaranga. guys, nk'uko bibona rero ubu nibwo buryo bwo gukoreramo amafaranga. gusa ntabwo birangiye, aya mafaranga wakoreye aza hano kuri total income. yaza hano kuri total income, reka tugaruke hano kuri home ngusobanurire ibyaho. hano kuri home nk'ibisanzwe uri kubona ahantu handitse ngo, hano hejuru haba hari balance, hakaba check-in nakweretse uko uyikoresha, withdraw, hakaba na recharge. bituza hano kuri withdraw, waza kuri withdraw hano ubwo ugiye gukuramo amafaranga muri make wabikuje. ahangaha uhita ushyiramo withdraw account. hano kuri withdraw account ugomba kuba ufite password wasetinzemo.
ukihagera barahita bakwereka ngo set password, urashyiramo password ushaka. Njyewe rero na setinzemo password ntago nshaka kuyerekana. Ahangaha gusa ho hari minimum yo kubikurizaho nk'uko ubibona ni icyabiri cy'amafaranga y'u Rwanda. Withdraw free 15%, uri kumva bakata amafaranga make. Withdraw can be made once per day, igomba kuba nyine uri kumva ni ibintu ubundi bitagiye bigora, ushobora kubikuzaho rimwe ku munsi cyangwa se ntunabikuze. Withdraw amount will be credited within 1-2, nyine akugeraho mu masaha imwe cyangwa se 28. ubwo uri kumva amafaranga ahita akugeraho mu gihe cyihuse. Then uri kubona kubikuza ni uguhera kuwa mbere kugeza ku cyumweru, ariko guhera saa 3 kugeza saa 11 nibwo account cyangwa se nibwo ino website abakozi bayo baba bari active. Ikindi kintu nkwereka rero, niba tuje ku buryo bwo kubikuza, yes, kugura nabonye naberetse uburyo bagura cyangwa se uburyo bishyuramo product. Ubwo ku muntu ushaka gushyiraho amafaranga yo gushora, aza hano kuri recharge, ukanda hano kuri go to recharge, uhita uza hano ugahitamo amafaranga ushaka gushyiraho. Kubera ko twe twari twahisemo iya 25 niyo ukandaho, ukanda kuri 25 method, uhitamo uburyo bwa mbere ugahita ukanda kuri recharge. Yes, iyo ukanze kuri recharge bahita bakugeza ahantu hameze gutya. Nkuko mubibona harimo step zose, ushobora gukoresha Airtel Money cyangwa se ugakoresha Mobile Money. Rero kubera ko ngiye mfitemo MTN, leta nkanda ngo next step. Yes, uri kubona bari kumbwira ngo failed kubera ko account irimo hano, nimero zirimo hano ntago arizo nafunguje. Yes, ntago arizo nafunguje ino account, gusa hari ubundi buryo. Nidukanda kuri recharge, buriya ni uburyo bwa mbere. Uri kubona ubwa kabiri hano uhita uhashyira payment mobile number, ndashyiramo nimero nshaka kwishyuriraho. Yes, aha amafaranga ari muri make, ndashyiramo nimero 0788364053. Izi nimero ni nazo ushobora kuba wanyandikiraho nkagufasha mu gihe hari ikibazo wahuye nacyo, cyane cyane muri online business ndetse no mu mafone. Hari igihe ushobora guhura n'akabazo, fone yawe igakora gake cyangwa se igahura n'izindi mbogamizi, nshobora kugufasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ndahita nkanda kuri next step. Next step rero uhita ubona ngo payment mobile number ni izi ngizi ziri bwishyure, ngo please copy the payment number. Izi namba rero nizo wishyuriraho, izi namba uzirya copy. Wamara kuzirya copy uhita uza muri phone yawe nk'ibisanzwe. Yes, uhita uza muri phone yawe nk'ibisanzwe, muri call waza muri call ugahita ukanda akanyenyeri 182 akanyenyeri 1 nk'umuntu ugiye kohereza amafaranga n'ubundi. Yes, wamara hano uhita ushyiramo za nimero. Yes, umubare w'amafaranga twavuze ko ari 25,000, gusa ntabwo ino simukadi hariho amafaranga, gusa wewe bahita bakubwira ngo ukomeze nk'ibisanzwe. Then iyo umaze gukomeza nk'ibisanzwe uhita ufata screenshot. Wamara gufata screenshot ukagaruka inyuma nk'ibisanzwe, uhita uza hano. Iriya screenshot ikintu igufasha, yes, uhita ushyiramo transition ID, urayandika abari ngiyi ibihari, nuko bidakunze ngo nyikwereke, ariko gusa ubashije kuba utabonye buno buryo neza, nyandikira muri comment ngo twereke bya nyabyo uri gukora deposit, kuko hari indi phone nkoreraho deposit, nshobora kwihangana nkakora screen record nabyo nkabyereka. Gusa nuko nabivuze ngo reka mbyerekane kuri no phone nsanzwe nkoresha muri bino, then ubundi me namwe nabereka uko bikorwa. Gusa uramutse ushaka ko nkwereka nawe uko bakora deposit neza mu buryo bworoshye, niyo ID nkayikwereka, nyandikira kuri 0788364053. Guys, niba ugeze hano ukireba video, nyandikira kuri iyo namba mbashe kuba nagufasha.
wakoze kureba video udakoze subscribe.